Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha ngiye kuguhereza umugani muremure ubabaje cyane w'umusore washinguwe ari muzima bitewe no kuvuga ukuri. Uyu mugani rero witwa igihango cy'ukuri cyashinguwe mu butaka. Habayeho mu gihe cya kera, igihugu cyari kigendera ku mategeko akakaye n'imigenzo itagira imbabazi. Habagaho umugabo witwaga Rukundo. Izina rye ryavugaga ko uko ryitwa Rukundo anaricyo bisobanuye ko yagiraga umutima mwiza, ukunda abantu, vugira abadafite ijwi. Ariko mu gihe cye kuvuga ukuri byari icyaha kiruta ibindi byose. Rukundo yari umusore w'imyaka mike cyane ariko wuzuye ubwenge n'ubutwari. Igihe abami n'abatware batotezaga abaturage bakabambura imyaka yabo n'ubutaka bwabo, ndetse bakabahatira imirimo y'agahato, Rukundo niho wahagurukaga akavuga ati, ubutaka ni ubw'abantu, amaraso y'abakene ntakwiye kuba igiciro cy'ubutegetsi. Ayo magambo yageze mu matwi y'abatware, maze ishyari n'urwango birabazamukana. Umunsi umwe Rukundo yarafashwe bamukurura mu ruhame. Abaturage bose bahatirwa kuza kureba. Nyina yari mu mbaga nyamwinshi, umutima we uramurya, amaguru acika intege, agahinda kuzura mu maso, amarira azenga mu maso. Yaravuze ati, kabe nubwo mwakambura ubuzima umuhungu wanjye, ariko ntimuzigera mwambura isukuri ivuga. Nuko ntibigeze bamwumva. Urubanza rwaraciwe mu isaha imwe, ntawigeze avugira Rukundo kubera ubwoba bari bafite, ndetse ubwoba bwatsinze umutimanama wabo. Igihano cyaciwe cyari kibi kurusha urupfu ubwarwo. Baravuze ngo azacibwa umutwe we ushyingurwe mu cyubahiro, ariko umubiri we uhatswe nk'uwari utagifite agaciro. Iryo joro ryabaye rirerire kurusha ayandi majoro yose bari barigeze kubonaho. Ku manywa akeye bacukuye umwobo muremure, abaturage bashyizwe ku mpande zombi, buri wese acecetse, amaso ye yirengagije abatware bahagaze bashikamye, bafite inkoni n'amasuka nk'abarinzi b'akarengane. Rukundo yahagaze mu mwobo apfukamye areba mu kirere. Nta marira yari mu maso ye, ariko umutima we wavaga amaraso cyane. Yavuze ijambo rye rya nyuma ati, uyu mubiri murawushingura mukawica, ariko amagambo yanjye azamera nk'imbuto mu butaka. Umutwe we barawuciye, amaraso ye atemba mu mucanga mu butaka, avanga n'ubutaka nk'uko agahinda kavangaga n'ubuzima bwiwe. Umutima we bawushyize mu gasanduku k'icyubahiro, bawurimbisha indabo nk'aho bashaka guhisha icyaha cyabo mu bwiza bw'ibihimbano. Umubiri we wo bawushyinguye mu mwobo munini, nta ndirimbo nta n'amasengesho bamutwereye. Umugabo umwe wari umuzi yarapfukamye ararira bucece, amarira agwa ku butaka ashyushye. Nyina wa Rukundo yaraje yicaye iruhande rw'umwobo, afata ubutaka mu ntoki aravuga ati, mwana wanjye, bagushyinguye mu isi, ariko uri mu mutima wanjye. N'isi yose yakwibagirwa, ariko njye sinzigera nkwibagirwa. Iminsi yarahise, igihe cyarahindutse, abatware barapfuye umwe ku wundi, amazina yabo azima nk'umwotsi. Ariko aho Rukundo yashyinguwe hari ikintu gitangaje cyahabaye. Mu mvura ya mbere, ku mva ye hameze igiti kidasanzwe. Cyari gifite imizi ikomeye, kikamera vuba kurusha ibindi biti byari biri aho ngaho. Abaturage batangiye kuhajya, bakicaraho bagatekereza, bagasubirana umutimanama, batangira
kubitekerezaho uburyo Rukundo yabitangiye. Abana bato bakabazwa bati uwo ninde? Abasaza bakabasubiza bati ni uwishwe azira n'ukuri. Buhoro buhoro abantu batangiye kongera kuvuga ndetse kongera guhaguruka, kongera kurwana ku kuri. Icyo Rukundo atagejeje ku buzima bwe yakigejejweho n'urupfu rwiwe. Musozo w'inkuru, nyuma y'imyaka myinshi igihugu cyarahindutse, akarengane karagabanuka. Umva ya Rukundo hubatswe urwibutso handikwa amagambo ati uri gushobora gushyingurwa ariko ntigupfa. Abantu barariraga iyo basomaga ayo magambo, si amarira y'akababaro gusa ahubwo ni ay'icyizere, kuko nubwo Rukundo yapfuye nabi, urugo rwe rwabyaye ubuzima ku bandi. Ndabakunda cyane cyane. Yabagezagaho iki cyegeranyo cyangwa iyi nkuru ni Fabi. Se wamaze gukanda subscribe, nukanda subscribe uzajya ubona imigani nk'iyi, cyane ko nuyikora tuzajya tubana 5 kwa 5. Ndabakunda cyane cyane, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Ciao.